Rukeshangabo Froduwari numwe mu banyarwanda batuye mu gihugu cya Australia. Mbere y'igihumbi 1994 yari inspector w'amashuri muri commune Kigarama secteur ya Rubona, ubu ni mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma. Aha ni naho yakoreye ibikorwa by'indengakamere muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Akuzamungu Petro Damiyani mbere ya jenoside yari umusirikare, ubu yarangije igihano cy'igifungo kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri Kigarama. Asobanura uko jenoside yatangiye muri kano gace bafatanyije na Rukeshangabo Froduwari. Hano mudusanze ni mu mudugudu wa Karungu, akagari ka Gatonde, umurenge wa Kibungo, mu karere ka Ngoma. Kera ubwo wenda dusubire hasi, hari mu bihe bice bahita gutyo. Kera inyito y'umudugudu ntayo twakoreshaga. Twari dufite akagari ka Gatonde, umurenge wa Rubona, ariko babyitaga secteur, n'akagari kitwa Gaserire, akaba muri commune Kigarama. Prefecture Kibungo. Wenda dusubire hasi mu buzima busanzwe icyo gihe, mwari bantu ki? Mu buzima busanzwe navukiye muri uyu mudugudu uyu munsi tuvuga wa Karungu. Niga amashuri abanza ku kigo cy'Kibungo kubera ko amashuri yari make mu Rwanda. Nayo dufite hano mu kagari ka Gatonde yubatswe yenda umunyeshuri niga Kibungo kuri paruwasi. Nyuma y'amashuri abanza nabaye mfasha ababyeyi imirimo mu rugo, kubera ko navuga ngo nari umwana uba mu rugo rumeze neza, rurya rumeze bite. Ku myaka 17 nari nsoretse, mfite ibiro 58, njya gusaba akazi ka gisirikare, bavuga ko ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zishaka abana bajya mu gisirikare, njyayo. Ntibyatinjije ko nubwo nari primaire yanjye narayize neza. Ibizamini rero bakoreshaga kugira ngo umuntu abe umusirikare byari binyoroheye, bahita bamfata. Ubu hari mu mwaka wa 1969 mu musirikare. Kuva icyo gihe ndamo kugeza muri 86 nibwo navuyemo. 86 mvuyemo kubera ko narize umwuga wo kwandikisha imashini, yewe no gukora ku maradiyo. Uyu munsi babyita siginora. Nsaba akazi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, barakampa. Nkora kuri Minisiteri Kigali umwaka umwe n'amezi 86 mu kwezi kwa gatandatu kugeza 87 mu kwezi kwa 9 umwaka n'amezi 3. Nsaba noneho kuza gukora kuri Prefecture Kibungo kugira ngo negere urugo rwanjye. Nabyo barabinyemerera. Ndahakora kuva 87 kugeza 94 jenoside iyo mu Rwanda. Wenda duse nk'abasimbuka gatoya, ndabona uri umusaza ukuze. Ufite abana bangahe? Umugore? Mfite umugore umwe twashyingira mu byemewe n'amategeko. Mfite n'abana 5. Hanyuma rero nyuma ya jenoside ubuzima bwakomeje gute? Ndabona twasuye urugo rurakomeye, ubuzima bumeze gute?
urunyuze munsi nta n'ikiri uri imbere yenda birashoboka ko wabona tumeze zityo ukagira ngo mu rugo rurakomeye kuko ari umunyarwanda wigeze kuvuga ati ngira amavugwa asingira amarorwa nyuma ya jenoside njye kubera ko nari nagize ibibazo byo kuba trampe muri yo kuyituramo naje nyuma y'ubuhungiro bw'imyaka hafi 2 muri Tanzania aho nziye mu kwezi kwa 12 1996 leta yaramfashe nza mu buroko kugira ngo mbazwe ibyo nakoze mbamo haza kugeza igihe bavuga ngo kwirega umuntu akemera icyaha agasaba imbabazi kandi akazihabwa njye uwo muhango narawukoze kandi narazihawe kuko muri 2002 nyuma yo kwirega no kwemera icyaha no gusaba imbabazi naje kuburanishwa nkatirwa igihano cy'imyaka 10 naringiriye imbabazi rwose noneho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2003 haba imbabazi za perezida wa repubulika bari barize bakemera icyaha bagakatirwa n'imyaka mike ngiyo umuntu yari kureba ku myaka 15 batwemerera ko tugasubira mu ngo iwacu nanjye no kubyanjye iki bikora bibaho ndaza nsubira hano mu giturage kugeza ubwo haje gusubiramo inkiko gacaca noneho ubona ko hari ibintu byireze barongera baramburanisha bankatira imyaka 15 imyaka 15 nasabye ikintu cy'ubujurire bambaje icyo njuririra ndavuga ntariko imyaka 15 igihano ndacyemera ariko nasira ngo mu nkurireho iyo nari narakoze mbere imyaka 6 n'amezi baramurukiko rurankundira bivanamo iyo myaka 6 noneho njya gukora isigaye hanyuma wenda muze dusubire inyuma gatoya mwatangiye mutubwira yuko mwabaye abasirikare hanyuma biza no kubaho nyine yuko muri jenoside habayeho kwijandika muri ibyo bikorwa bibaho kandi mwaranababariwe muduhe ishusho wenda ya hano muri jenoside uko byari bimeze ishusho ntoya nubwo ari byinshi nubwo ari ibintu by'igihe kirekire ariko muri jenoside hano byari bimeze gute hano muri jenoside byari bimeze nabi ahanini bitewe n'ubuyobozi bwari buriho kuko abaturage ubwabo ntabwo bari batinyuke cyangwa umuturage asumire mugenzi we bari basanzwe babana ahubwo hajemo ugushishikazwa k'ubuyobozi gushishikaza abaturage ni muri urwo rwego ahanini usanga abenshi twaragiye tubyituramo icyo gihe birashoboka kuba ubuyobozi nabwo bwavugaga ngo uriya muntu usanzwe ari uwacu ni elite nkatwe twatwara abasirikare nkatwe twatwara kuri prefecture ugasanga rimwe na rimwe umuyobozi aza ariko areba avuga ati ni umuntu abidufashamo kuko uko byagenze kuko hano turi byari bibi cyane byari bibi urugero natanga nuko nta muturage witwa umututsi niwaba yarahonotse ni Imana yabikoze ariko soko
none se nkanjye ko ntawe nashoboye gukiza nibura ngo muhungishe kereka wenda uwo tutabonye niyo ntabonye yenda nubwo ntawe nishe ariko niyo mubona nari muvugiriza induru wenda. Ariko muzi ari igihe umuntu asoma ibyabereye hano hagarukamo izina bita Rukeshangabo. Rukeshangabo ni muntu ki? Icyo gihe cyane na kane yari umunyeshuri w'Inyakinama muri Université Nationale y'u Rwanda, ariko Rukeshangabo icyo gihe yari umunyeshuri, ariko Rukeshangabo yigeze kuba umuyobozi w'amashuri mu karere ka Kigarama, inspecteur de secteur Munyarwateri kagiye babitaga secteur scolaire. Yari umuntu rero ujijutse hano, usibye no mu kagari n'urumva ko mu rwego rwa komine muri komine yose yari umuntu ujijutse kandi uzwi. Hanyuma mu nkiko za Gacaca wenda ntabwo ari wenda buze kwibandaho cyane, ariko mu nkiko za Gacaca bigaragara ko yakatiwe imyaka 30. Mwari muri hano, ibikorwa byakozwe n'ibi yakatiwe Rukeshangabo yakatiwe imyaka 30 Gacaca. Icyo kintu yisi ntabwo nzi ko yakatiwe, ariko ibikorwa byabayeho n'ibindi hano muri kano gace. Yari nk'umuntu mukuru ushobora kuyobora abandi. Hari ibyo wibuka? Hari ibyo nibuka. Urugero? Nuko mu kagari kacu umuntu wa mbere wapfuye bwa mbere ni uwitwa Ruzindana Felicien, ni uwitwaga Rusanganwa, nawe iriyo joro uwo mugoroba nibwo yapfuye. N'undi mwana witwaga bitaga Fisi, uwo Ruzindana yarabereye Nyirarume. Uwo mugoroba nibo namenye impfu zabo kuko nari nahari, kandi Rukeshangabo nawe yari ahari n'umuntu mukuru. Hari abandi bari kumwe muri ibyo bikorwa? Umwe ni jyewe kuko se ntabwo nabijya kure. Muri make mwarafatanyije? Muri make twarafatanyije, ariko jyewe uyu munsi mvuga ko bazana ko Rukeshangabo bamwe mu baje kundeba iwanjye bambwira ko konseye ari we wanshakaga. Ngiye nsanga konseye ahantu hari n'abaturage, aho yerekana hakurya hari ahantu hafi y'amashuri y'Igahima hari hatuye umugabo witwa Gerard Rwabufingiri w'umwarimu, niho Tito konseye uwari konseye yitwaga Tarayiha Tito niwe yerekanaga ati hari abatangiye, twabonaga imyotsi n'amazu ashya kuko birashoboka ko ari ibikoni tibatangiye. Noneho iyo bansaba hari no gusaba ni konseye ubwo wabimwisabiye tugutumye nk'umuntu wahoze uri umusirikare mugira icyo dufasha dutere kwa Ruzindana kuko tumutinya ko afite imbunda. Hari bimwe mu byo wenda mu byabayeho mu mateka, aya mateka yacu ni maremare, ariko hari ibyakorewe hano kandi byinshi mwana babariwe, nicyo bitwaye kuvuga. Ni nk'ibiki mwumva wibuka byabayeho muri icyo gihe cyane na Rukeshangabo? Hari ibikorwa byagiye bibaho nk'abo bantu bagiye bicwa muri kano gace, cyangwa ibitero byagiye bibaho, hari ibyo wibuka? Icya mbere nakivuze ni icyo cy'umugabo Ruzindana ko niho nateye, ariko na Rukeshangabo turi hamwe. Byari bimeze bite? Ishusho hapfuye abantu bangahe? Uwo mugoroba hapfuye umugabo Ruzindana, ni ku itariki ya 7 hapfuye umugabo Ruzindana, hapfuye umugabo Rusanganwa, hapfuye umwana
bitaga abafisi. Aha naho njye nashoboye kugera, niba hari ahandi nyine nko mu kagari hari ahandi hari abandi baba barahitanywe barahitanywe umugoroba barahitanywe ntabwo neza. twibutse nk'ibintu wumva wibuka byabaye muri jenoside, wenda niyo byaba 2 cyangwa 3 yo kuvuga uti ibingibi nanjye nagiye ukamva birababaje. Ikintu nibuka nanjye mu kirambabaje nuko abanyarwanda bari babanye neza. Bukeye mvuga ni muri 90 mu Ukwakira Inkotanyi zishoje urugamba rwo kubohora u Rwanda, kandi usubije hagati y'impembero wabonaga ari ibintu bigayitse kumva ngo ni abanyarwanda ariko bataba mu Rwanda. Dore ko twari muri leta, muri Repubulika ya Kabiri yari yaragiye ivuga ngo ubumwe n'amahoro, ariko ubwo bumwe ufite abana b'abanyarwanda bamwe bari hanze, ubwo urumva ko butari bwaragezweho. N'esheke Repubulika ya Kabiri yari yaragize, sinzi yuko yabidefandaga cyangwa niba harimo bayibazaga ati ko mwaje muvuga ngo ubumwe n'amahoro none akaba ari abanyarwanda bahise hanze, sinzi niba hari uwabibabazaga mwene badufite bayivuga n'ibisubizo batangaga. Ibyo rero muri 90 mu kwezi mu Ukwakira 90 Inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, hari abantu babigiriyemo ibyago, abantu bitwaga Abatutsi, kuko mu kagari kacu nk'umugabo Ruzimena navuze yafunzwe bavuga ngo ni icyitso. Menya baraje kurekurwa kubw'amasezerano, niba ari ay'insere niba ari hehe ho basabye. Inkotanyi zo mu zasabye ko abo bantu bafungwa bavuga ngo ni ibyitso byazo bakwiye gufungurwa, ko ibyo bitagombye kureba abaturage b'abasivili, ko ibyo ngibyo ari nko guhohotera abantu. Abo rero barakomeje baratotezwa kugeza none muri 94 Habyarimana apfuye, abo bantu uruzi jenoside yahitanye. Urwo ni urugero rumwe nari mbahaye, ariko so guhitana abantu gusa kuko n'imitungo yabo yarangirijwe, inka zabo zarariwe, amazu yabo yaratwitswe, mbese mu gihugu wabonaga igihugu cyarahinduye ibara, cyaragiye hasi cyane. Wenda nagira ngo tugere no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hari umwe twavuze ari we Rukeshangabo. Hari abandi bari bafite ibikorwa bikomeye byo kwica abantu hano muri jenoside umva yuko undi muntu wari ubirimo mu witwaga Mukinga Faustin, yari diregiteri w'ikigo cy'amashuri. Abo nkubwira none sinavuga ngo runaka na runaka, abo nkubwira nabo kenshi twakunze kubonana twaradusa n'abakoranye jenoside. Wavuze uti Rukeshangabo yari umwe mu bayobozi ba hano, wavuze igikorwa kimwe, hari ibindi